ndabasuhuje aho nagiraga gutya nkabakorera ibiganiro, ariko uyu munsi ndifuza kuza kubakorera inkuru y'urukundo na MK Original hamwe n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa bakunda gukina muri ziriya role. Nawe nuza gukunda ino nkuru uze kwandika hasi muri comment. Burya si ibya role gusa, no hanze nyuma y'ubuzima bakomeza gukundana, urukundo rwanyarwo kandi urukundo rw'ukuri. Munyemerere dutangire n'inkuru yacu ivuga kuri Cyusa ndetse na MK Original. Ubundi murabizi yuko burya urukundo ni urukundo. Ni munyemerere dutangire n'inkuru yacu. Ubundi bagira bavuga ngo nta mwana w'umukobwa wifata ngo abwire umwana w'umuhungu yuko amukunda, ariko Cyusa we yarabikoze. Nuko Cyusa afata ikaramu n'ikayi arangije arandika. Murabizi yuko saha izi ngizi ukunze umwana w'umukobwa umuhamagara kuri telefone ukayimubwira cyangwa se ukamusaba ko muhura mukaganira, ariko Cyusa we si uko nguko yabigenje, ahubwo yakoresheje bya bihe bya kera. Murabizi ko kera aribwo umuntu yakundanaga n'undi mwana w'umuhungu cyangwa se undi mwana w'umukobwa, agafata urupapuro n'ikayi n'ikaramu ubundi akamwandikira akabaruwa. Muraza kunyemerera rero tubabwire buryo Cyusa yabikoze kugira ngo aze gukundana na MK Original bisanga urukundo rugeze hariya hantu. Nuko Cyusa afata umwanzuro wo kwitegera indege yiwe, ubundi arangije aragenda aza guhuriramo na ON ariwe MK Original mu ndege. Ariko bagihura yaje kumutinya cyane, ntiyagira ikintu na kimwe amuvugisha, ntiyagira ijambo na rimwe amubwira kubera yuko bari bafite visa zishaka kumera kimwe. Ariko se wari wabona umwana w'umukobwa ukamukunda warangiza ukumva uramutinye, kandi na wa mwana w'umuhungu nawe yakubonye akumva gukunze. Byarangiye bafatanyije urugendo, barangije baragenda rwose. Barinze basoza urugendo nta kiganiro na kimwe baganiriye. Ariko nyuma yuko bamajije kugenda, buri muntu wese yagiye yibaza uburyo ki ashobora kuzabona nimero y'undi. Ariko burya bajya bavuga ngo Imana ni igitangaza. Umwe yaragiye Zanzibar, undi agiye muri Canada. Baje gusohoka mu ndege, ubundi barangije baratandukana. Baragiye nyuma yaho ngaho ntibatinzeyo, bamaze igihe gito cyane kitari kinini. Ariko kuri uko kumarayo igihe gito cyane kitari kinini bidatinze, baragiye nyuma y'icyumweru kimwe baza kongera kugaruka, barongera bahurira mu modoka. Ariko barangije guhurira mu modoka, Cyusa aza gushotora umwana w'umuhungu kuko bari bongeye kugira amahirwe yo kongera kwicarana. Aramubwira ati banza unyumve neza, nitwa Cyusa, nawe ndifuza yuko wambwira izina ryanjye. Undi nawe ati nanjye nitwa ON MK Original. Cyusa atangira amubwira ati nyuma yuko twari dufashe isafari nkasanga dufite visa zimeze kimwe kandi urugendo dusa nkaho turukomeje, ariko twaza kurusoza inzira zikabyara amahari nkajya Canada, nawe ugakomeza iyo wari ugiye, nasigaranye umutima uhagaze. Kandi bajya bavuga ngo ururimi rusa ntirusabira inka igisigate. Aturaza kunyemerera nkubwire ko mukunda kandi nuze kumfata nk'umuntu wishe umuco. Ati rwose ndagukunda cyane. Umwana w'umuhungu nawe abinkwakuzi, aturakoze kubimbwira gutyo, ubaye nk'uworosora uwabyukaga. Ati burya nanjye ubwo nakubonaga narakubonye numva ndagukunze, ariko ninya kubikubwira. Ese niwibaza impamvu natinye kubikubwira? Aza kumubwira ati nguteze yombi. Ese impamvu watinye kubimbwira ni iyihe? Ati burya kubona umuntu bwa mbere biragatsindwa. Ati nukuri nagize urugendo rwiza turi kumwe, ariko nyuma yuko dutandukanye nagize umutima uhagaze, ndi kwishinza buryo ki nibura wenda natakwatse nimero nkazakwandikira ukanijya sine. Ati nukuri narigaye. Arangije aramubwira ati ndi umunyamugisha, ndi umunyamahirwe kuba nongeye kubonana nawe. Ati kandi ukaba ubashije gutera intambwe kumbwira yuko unkunda. Ati nanjye nagira ngo nkubwire ko ngukunda. Ati ndifuze ko wamereza nimero zawe. Yaje kumubaza ati se ubundi uturuka hehe? Umwe yaje kumubwira ati nuruka i Kanombe mu Kajagari. Kandi koko byari ukuri, yaturukaga i Kanombe mu Kajagari. Iyi nkuru nabakoreye ni truko, usibye yuko atari yanjye ahubwo ni ya MK Original ndetse n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa. Bambwiye ati nze kuzinyuza kuri no YouTube. Murabizi ko n'ubundi dukorana. Bazinganirijeho gakeya, barangije barambwira ati impano ufite wabasha no gukora inkuru.
ati ndifuza rero yuko wayinyuza kuri YouTube yacu ubundi nabo bakabasha kumenya urukundo rwanjye na Cyusa aho rwavuye. Akimara kubinganirizaho gutyo nibwo namubwiye ati humura rwose ndaza kuyikora kandi ndaza kuza kuyinyuzaho byanga bikunda baraza kuyikunda. Nimuza gukunda ino nkuru muze kubyandika hasi muri comment mutubwira ati twayikunze kandi mwuko gukanda subscribe kugira ngo tuzabashe gukomeza n'ibice bizakurikira kuko urukundo rwabo nirwigeze rurangirira aho ngaho. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo bose bibwiye iyo baturuka. Umwe yaje kumubwira yuko atari umunyarwanda aturuka Uganda usibye yuko baje gutura mu Rwanda. Byanga bikunda urumva yuko umukobwa n'umudiaspora, umuhungu nawe yiberaga mu Rwanda i Kanombe mu Kajagari. Aramubwira ati se kubw'urukundo ngukunda ndifuza rwose yuko udashobora gusubira iwanyu, ati kuko ushobora kuzasubirayo ubundi nkazakubura. Cyusa aramwitegereza aramubwira ati kumburaho ntibizigera bishoboka, ntibizakunda, ati humura suzambura, ati ndagukunda kandi turi kumwe sinshaka kugutakaza, ati ndaza kuguhereza buri kimwe cyose gishobora kuzatuma umbona, ati kandi ndaza kuguha gift imwe rukumbi itazigera ituma unyibagirwa. Arangije aramureba amuhereza nimero, amubwira imbuga nkoranyambaga akoresha, amubwira WhatsApp, TikTok, Instagram ndetse na Twitter ubundi bakazajya bandikiranaho. Nyuma yuko amuhaye nimero hashize umunsi umwe atashye ubundi aramuhamagara nimero ye iba kompoze. Yongera gucamo nyuma y'icyumweru amuhamagaye aratungurwa cyane. Arangije aramubwira ati nukuri urazirikana, ati kubw'urukundo unyeretse nanjye reka mbashe kukuzirikana, ati ariko se ubundi ko naguhamagaye nkakubura nimero waragiye uyishyira he? Arangije aramubwira ati nihagera nahise mbura network tuzajya tuvuganiraho, ati nari naribagiye kuguha code, ati nibwo naze gusimbuka mu gitondo cya kare ubundi ndanyarukira ku rubuga nkoresha nkubona online, ubundi naje ndakwandikira mpita muhereza code kugira ngo tuzajye tubasha kuvugana, ati ariko bidatinze ndumva kuvugana kuri telefone bidahagije, ati ahubwo ndifuza yuko duhura njyewe nawe ubundi tukabasha kuganira tukabishakira umuti tukabinoza tukabibonera igisubizo. Urukundo rwakomeje kwiyongera, urukundo rwakomeje kwiyubaka, urukundo rwa MK na Cyusa rukomeza kuzamuka. Bidatinze nyuma y'umwaka nibwo umwana w'umukobwa yasimbutse, ubundi rwa rukundo rwe araza arugaragariza ababyeyi. Baraza bose babasha gutemberera mu rugo iwabo, ubundi barangije bajya kwiyerekana mu muryango. Aho umwana w'umukobwa yavuye Uganda azi waba MK original amuzengurutse umuryango, ubundi barangije baramenyana baripresenta bavuga buryo ki bahuye n'igihe byafashe kugira ngo bavugane yuko bakundana. Nyuma nanone bidatinze nka nyuma y'amezi nk'abiri few moment later nibwo urya muvandimwe nawe yagize gutya afata umwe arangije aramutwara amujyana mu muryango we ajya kumwerekana. Aho yageze mu muryango barangije baramubwira ati nukuri utuzaniye umusore mwiza, ati twizere yuko mukundana, ati kuko muramutse mubaye mudakundana agahinda akanyica cyane, ati njyewe icyo mbifuzaho ni kimwe gusa, ndifuza yuko mubana kandi nzabashyigikira, urukundo rwanyu tuzakomeza kuruteza imbere kugeza ubwo mwibakiye urugo rwanyu. Nibwo yaje kubagezaho inkuru nziza z'igitangaza, arangije aramubwira ati ndifuza yuko twabana, ariko nawe nuza gukunda ino nkuru wibuka gukanda subscribe kandi uyisharinge, utubwire ko ibintu tubakorera ari byiza kandi ari bizima hasi muri comment biba bibaye, kandi ibyo ngibyo nyine biba bihagije. Cyusa nibwo urukundo rwe na MK original rwaje kwiyongera, birangira n'ubundi urukundo rwabo rubaye urukundo bakomeza gukundana. Cyusa ava Uganda aza gutura mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo yegere MK original. Burya mutazababona tubahereza filime zimeze kuri ya Cyusa ari gukundana na MK original, ni inshuti magara, ni inshuti bamaranye igihe, ntibazigera batandukana kandi se bazigera bashwana. Ese nawe nimba wakunze iyi nkuru uyumvishije gute? Ese nawe ino nkuru nimba ubashije kuyumva urakora iki kugira ngo uzajye ubasha kuyumva? Ni munyemerere mbamenere ibanga,
burya urukundo rurababarira kandi urukundo aba ari urukundo. Iyo wakunze umuntu ushobora kumubonaho ikintu kibi, ahubwo wowe ibyiza byawe bigira ibanga kandi ubihishe, nubwo bwose njye mbashije kubitangaza nugira umuntu bibwira, kuko buri wese niyishimira yuko ukundana na runaka. Komeza kugira umunsi mwiza kandi ndagukunda, ibihe ibyo ari byo byose sinzigera mbanga kuko ndabakunda cyane. Umunsi mwiza, ibihe byiza, uyu munsi babere uw'amata n'ubuki. nimba ubashije gukurikirana ino nkuru nanyujije kuri uno muyoboro mugari wa YouTube cyane, nkubwira ngo tugiye kubasohorera filime y'uruhehemure, mwibuke gukanda subscribe, turabakunda cyane.